Nongeye kugusuhuza wowe ukunda kandi ukurikira Barada Vibes. Barada Vibes ni ikiganiro ukurikira kuri YouTube, akaba ari ikiganiro kivuga ku rukundo, ku bibazo, ahanini twibanda ku rukundo, dushakira hamwe n'ibisubizo. Ufite ikibazo ku rukundo, ufite ikintu ushaka ko tuganiraho, dusesengura, ufite igitekerezo se ku kiganiro naba narakozeho, WhatsApp yacu irahari, ujye unyandikira tubiganireho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kibazo wakora iki umukozi wawe wo mu rugo akubwiye ko umugabo wawe amusaba ko baryamana. Nukuvuga ngo iyo amusaba biba bikiri mu nzira. Ese ni iki wakora? Iyo rero umukozi wo mu rugo akwibwiriye ko umugabo wawe amusaba ko baryamana, biba ari ibihe bitoroshye uba ugomba kwitondamo, cyane cyane wowe mugore. Ko nugucana inyuma nkuko bacana inyuma uko byasa kose. Nubwo tuvuze umukozi, ariko ashobora kubona undi muntu nkuko nari maze kubivuga. Aha nanone nshobora kwibaza, ni umukozi ubivuze. Ese umugabo we yatinyuka akabwira umugore we ko umukozi cyangwa umukobwa wiwe amugerageza? Ni izihe mpamvu zishobora gutuma umugabo ashaka cyangwa yifuza umukozi we wo mu rugo? Ikintu cya mbere gishobora gutuma uwo mugabo rero yifuza umukozi we wo mu rugo, ndavuga umukozi w'umukobwa kuko ari cyo kibazo dufite ahangaha, ni uko umugabo wawe asanzwe n'ubundi aguca inyuma. Asanzwe ariyo ngeso ku buryo noneho ahera kumuri hafi. Kuba hari impamvu yabayeho igatuma umugabo agirana ubusabane, amenyerana n'uwo mukozi, bikava ku rwego rwa bosi n'umukozi bikajya ku rwego rungana. Rimwe na rimwe umukozi ntamuhakanire kubera yenda ibyo umugabo amwizeza, kubera se santima, kuko n'abantu umukozi ashobora kugirira santima bosi we, cyangwa se nanone ugasanga hari ibyo bosi amwizeza cyangwa se akanatinya, kamushyiraho igitsuri, kamubwira ati niwanga ndakwirukana. Hari amamenase menshi umugabo ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kuba arimo ashyira igitutu kuri uwo mukozi wawe ngo baryamane. Hari nanone kuba umugabo aba kenshi mu rugo, ugasanga we ahora mu rugo ariko umugore ntahari, cyangwa se nta kazi afite, cyangwa se akora akazi gatuma kenshi aba ari mu rugo, ku buryo noneho hazamo ikintu kimeze nk'akamenyero n'uwo mukozi. Hakiyongeraho noneho ingeso z'umukozi nawe bwe ntago twamusiga ku ruhande, cyangwa se n'ingeso za wa mugabo nkuko twabivuze, n'ibindi byatuma hazamo akamenyero, hakazamo kwifuza, hakazamo no kugera kuri urwo rwego umugabo yegera umukozi we w'umukobwa akamubwira ati ndashaka ko turyamana. Harimo n'ikindi kintu nanone twavugaho, uretse ingeso z'umugabo, hari igihe kuba umukozi ari we wita ku rugo ndetse akagera ku rwego rwo kwita ku rugo nk'umugore nyir'urugo. Cyane cyane ubwo ngubwo ngaha tuzareba ku mugore utaba mu rugo, rimwe na rimwe inshingano zose akazishyira ku mukozi. Umugabo yamubwira iki? Ati baza kanaka kaba kanaka koko. Bigatuma nyine hazamo ako kantu ku buryo umugabo agera hano akamubona ku rundi rwego, cyangwa se n'umukozi nawe akibona ku rundi rwego. Ikindi kintu rero nanone harimo kuba umukobwa ugukorera mu rugo boss yamutereta ntashobore kumuhakanira. Boss twavuze ko ashobora kuba afite iyo ngeso, boss ashobora kumukunda, noneho bikagera ahantu amutereta umukobwa ntashobore kumuhakanira. Ashobora kutamuhakanira kubera kumutinya, ashobora kutamuhakanira kubera kutamenya kwifatira ibyemezo, ashobora kutamuhakanira kubera ko yumva nawe noneho afite agaciro. Boss arandeba, boss yamusabye ibi. Ashobora kutamuhakanira kuko yumva hari inyungu afitemo, inyungu zirenze izafite uyu munsi, agakarikira akavuga ati reka mbyemere kubera boss hari ikintu nyine kizavamo. Ashobora kutamuhakanira kubera ashobora guhima nyirabuja akavuga ati kanza nkwereke we. Tutiyebagize n'ikintu cyo kuvuga ngo ashobora no gufatwa ku ngufu. Nabyo bibaho, ugasanga umugabo afasha umukozi we ku ngufu. Ibyo rero ni impamvu nyinshi, izo mvuze ahangaha nawe cyangwa se n'izindi ushobora kubuza. Ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umugabo asaba umukozi we w'umukobwa umukorera mu rugo ko baryamana? Ese wa mugore we ubimenye n'iki wakora? Wabyitwaramo uti? Ahanga rero mbere yo kumenya icyo wakora, ese ibi bintu kugira ngo bimenye wabimenye uti? Wabimenye kuko umukozi yabikubwiye? Warabafashe? Wabibwiwe n'undi muntu? Wabimenye gute kugira ngo ubimenye ko umugabo wawe arimo amusaba ko baryamana? Ahangaha harabimusaba ntibiraba, hari n'igihe ubimenya byarabaye cyangwa birimo biba. Iki ni ikiganiro Barada Vibes, ngende Barada. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye nkora, ndetse wibuke no kuduha ibitekerezo byawe kuri WhatsApp nimero uza kubona aha hasi. Ikintu rero cyo gukora cya mbere, wifata umwanzuro uhutiyeho. Ikintu cya mbere ni ukubanza gushishoza ukamenya ukuri kwabyo. Ayo makuru niyo koko kandi ku mpande zombi. Hari amakuru umukozi yenda ashobora kuba yakubwiye cyangwa wamenye, ayo makuru niyo. Ese
ushobora gutinyuka ukabibaza umugabo wawe, ukabimubaza ukamubwira uti ibintu ndimo numva cyangwa ibintu namenye nibyo. Ese ushobora kubaza umukozi wawe utamushyiraho ikintu kimeze nk'iterabwoba, kuko akenshi nabonye iyo hajemo ibintu byo gucana inyuma, ntago umugore, ahangaha reka tuvuge umugore kuko ari we turimo tuvugaho, kuko ari nawe wabaje iki kibazo, ntago umugore avuga ati reka ndebe impande zombi. Usanga atangiye kwakiza umukozi, gushinja umukozi ni wowe wabiteye. Ariko ugiye wibuka, ese niba ari ingeso z'umugabo wawe bizagenda gute? Banza rero umenye amakuru ku mpande zombi, ushishoze urebe. Irinde kurakara no gushinja umugabo wawe nta bimenyetso bifatika ufite. Irinde gushinja no kurakarira umukozi wawe niba nta bimenyetso ufite, niba atari we waje kubikwibwirira. Harimo n'abagera ahantu bagakubita umukozi, ubu murenganya. Niba ari ingeso z'umugabo wawe uzakubita abakozi bangahe? Ikindi kintu, hari n'ababikora ugasanga atangiye gushyira imitego, atangiye gupanga imitego ngo yo kubafata. Ese iyo uri mupanga iyo mitego yo kubafata ubugamije iki? Ubu uri mukemura ikibazo? Ubu uri mushaka kubona iki? Niba rero ari umukozi wabikubwiye, bibanza umutega amatwi, kandi wirinde guhita uvuga uti urabeshya. Afite izihe nyungu zo kukubeshya? Kuba yateye intambwe yo kubikubwira, hari ukuntu mubanye. Banza umenye kuki abimbwiye. Arimo arasezera, afite se inyungu? Kuko hari n'igihe abikubwira akubwira ati nimudakora ibi ngibi ndabigenza gutya, akagushyiraho amamenasi. Kuki abikubwiye? Ashobora kuba yashaka kwigendera, ashobora kuba yarabonye uvugisha ukuri akavuga ati reka mbibwire mabuja arebe icyo gukora. Ahangaha rero ni ukubanza kubigenza gateya, ukareba ukuri k'uwo mukozi, ukareba impamvu abikubwiye, ukareba inyungu abikubwiyemo, ndetse ugasesengura kandi witonze. Ese niba arimo abikubwira arakubeshya koko? Kuko ashobora kuba atakubeshya. Hari igihe usanga akubwira ati ndigendeye, bitewe n'ukuntu mubanye utisekana akakucyo ugiye, akakubwiza ukuri. Hari n'abatavuga akigendera. Ashobora no kubikubwira kugira ngo akubeshye. Nabyo hari abantu batari inyangamugayo. Ariko mbere yo gushyira imbere ngo arambeshya, banza usesengure urebe ukuntu bihagaze. Ikindi kintu, ese umugabo wawe asanzwe aguca inyuma? Ni ingeso umuziho? Ashobora kuba n'ubundi asanzwe abikora, none akaba ageze no mu rugo, akaba ageze no ku mukozi. Niba rero umugabo wawe amwifuza, mbere yo gutuka umukozi, yo kubwira umukozi ko ari we ufite ikosa, wabanje ukicarana n'umugabo wawe mukaganira. Kuko niba ari ingeso y'umugabo wawe, ukaba ukeneye kugira umukozi mu rugo ugufasha, ni ukuvuga ngo buri mukozi uzajya uza wese byanze bikunze hari uwo umugabo wawe azajya yibonamo. Ahangaha rero ndavuga ku mugore, ariko no ku mukozi turaza kumuvugaho. Umukozi w'umukobwa uri muri icyo kibazo, icyo gukora rero, ahangaha ugomba kwibaza uti ese urasezerera umukozi? Umukozi wawe mubana kuko arimo gukorera akazi ni iki? Iyo hari ibintu bitagenze uramusezerera. Ugomba rero kumusezerera ariko ukaganira n'umugabo wawe. Apana ko ikosa rijyanwa n'umukobwa, byose biri ku mukobwa. Umugabo we ntumurebeho, kuko niba ari ingeso nkuko nari kubibwiye bizahoraho. Ikindi kintu ukareba, ese niba atari ingeso y'umugabo, akenshi ngiye mbifata ko ari ingeso y'umugabo, sibyo? Cyangwa se kwa kundi umugabo ashobora kugira intege nke, nubwo byose atari ibintu byo gusobanura. Ariko se wowe urahaba kuba uhemba uwo mukozi? Ntabwo agomba kugira familiarite, ntabwo agomba kumenyerana birenze urugero n'umugabo wawe. Ntabwo agomba gufata inshingano zimwe na zimwe ku buryo agera ahantu abona sebuja mu buriri aryamye akamushyiramo ibiryo akagira ati. Ugomba nawe kwicaza umukozi ukamubwira ko hari ahantu atarengera, kuko hari igihe bitewe n'akamenyero, bitewe n'igihe umaranye n'uwo muntu n'uburyo umwizera, ugera ukagira ngo atekereza nkawe. Aho ngaho rero ni kuri wowe nk'umugore, urakora iki? Urabyitwara mute kugira ngo bitazanongera? Niba umugabo afite ingeso, kuki ahera mu rugo najye hanze, cyangwa se mu biganireho. Niba uzajya umuzanira umukozi ukamumuzanira umugore wundi wo mu rugo, simbizi, mu biganireho, ariko ugende gahoro. Hanyuma rero icyitonderwa ku bakozi, cyane cyane abakozi b'abakobwa bakora mu rugo. Ahangaha nabo nagira ngo mbaganireho tubivuge. Ese wowe mu gihe umugabo bosi ukorera mu rugo agusabye ko muryamana, wabyitwara mute? Wabitekereza hiti? Ahangaha reka nkubwire yuko nubwo bwose waba ukunda bosi wibuke ko afite umugore. Nubwo bwose yagusaba ibintu ukabyemera, ese uzakuramo iki? Arimo arakubwira ko agukunda nibyo se koko? Arimo arakwizeza indonke, araguha inyungu, arakongera umushahara, arakubwira utugambo twiza, ese bizarangirira hehe? Mu gihe rero ushobora kuba ugirira santimo y'umu bosi wawe, irifo kubigendamo gahoro, kuko ntabwo azagushaka. Ahubwo ushobora gukuramo izindi ngaruka zindi ku ruhande. Ushobora kumukunda ku rukundo rudashoboka, ntabwo azasenya urugo rwe ngo agutware. Ashobora kugutera indejo akagusohora, akakubwira ati va muri uru rugo, bakakwirukana ukagendana n'umwana wawe. Ushobora kwanduramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na sida tutayibagiwe. Ese koko uri kuryamana cyangwa ushaka kuryamana na boss kugira ngo? Niba rero uri umukozi wo mu rugo, ukwiye kumenya uburenganzira bwawe. Waje muri urwo rugo gukorera amafaranga, ntago waje kuba ihabara ry'umugabo. Cyetse niba ari cyo cyakuzanye,
ariko niba cyarakuzanye birashoboka ko ushobora gusohoka ukubaka kawe kageto none ukakira abantu bose ushaka, ntuze kubikorera mu rugo rw'abandi niba ariyo ngeso yawe. Niba rero arimo agutereta bitaragera kuri urwo rwego rwo kuryamana nawe, arimo abigusaba, ese urakora iki? Urasezera ugende? Ese urabibwira nyokobuja? Ese nubibwira nyokobuja bizatanga iki? Urisezerera wigendere rwiza? Ese uricaza boss umubwira uti nukomeza bino bintu ndabibwira mabuja, naje hano gukora akazi ntago naje kuryamana nawe. Boss akamenya yuko nta mikino wowe uri mu kazi kawe, nta bintu bindi bizaziramo. Urabigenza uti? Tekereza ufata umwanzuro nkawe nk'umuntu mukuru waje gukorera kaje cyangwa se ikindi kintu arimo aragufata ku ngufu. Ntago waje gufatwa ku ngufu umukobwa mwiza, waje gukora akazi. Niba arimo gufata ku ngufu rero ukeneye umuntu bibwira, umuntu kumva. Ese nyoko bujura atabyumva? Ese urabona atabifata neza? Ugomba kugira undi muntu bibwira ukamurega, kuko kubiceceka hazaza n'undi nawe abimukorere usange bibaye iki, bibaye umuco. Wibiceceka rero gira umuntu bibwira. Ikindi kintu aho ntago ari iwanyu, kuki uhaguma koko? Kuki bagufata ku ngufu rimwe kabiri gatatu ugaceceka ukahaguma? Kuki utakwigendera? Ni icyo uhabona utazabona handi. Hanyuma ikindi kintu, kuburyamana na boss cyangwa se boss agutere turumva ari ishema, urumva ari agaciro, ntabwo uzasimbura nyokobuja, ntabwo uzasimbura umugore wiwe. Ahubwo ibintu nibikomera zakubwira ati we out, genda mvira. Usanga ukuyemo ibyago, usanga ukuyemo akababaro, usange ukuyemo ibindi bintu utatekerezaga. Ngibyo rero. Hanyuma rero kuri wowe mugabo utereta umukozi waje gukora ako kazi ko mu rugo, nuko murusha ubushobozi, nuko mukunda, cyangwa nuguhinira hafi. Iki ngiki kirarebana n'abantu cyane cyane buba mufite ubushobozi, ugasanga ubwo bushobozi murabukoresha mu buryo butari bwo, cyane cyane ku mugore n'umukobwa. Icyo ni ikindi kiganiro tuzakoraho. Ese iki kiganiro wowe mugore ufite iki kibazo hari ikintu ukuyemo? Ese wowe mukozi ushobora kuba ufite iki kibazo cyangwa iki kibazo kirimo kikubaho muri aka kanya hari ikintu ukuyemo? Mwambwira cyangwa tukambwiraho nibeshye. Dushobora no kubiganiraho mu kindi kiganiro kindi tuzategura, tureba ku bagabo cyangwa se ku bantu bafite ubushobozi bakabukoresha mu buryo butari bwo, barimo batsindagira cyangwa se batsikamiza abo bashinzwe kuyobora cyangwa se abo bafiteho ubushobozi. Ikiganiro ni Barada Vibes kuri YouTube, naho nge ndi Barada. Mukomeze mugire ibihe byiza.